Reka nk'ikaze nizera ko umeze neza cyane. Ni Fyve-tvrwanda tugenda tugaruka ibyicane babigezweho mu isi koranabuhanga, mu isi ya digital currency ndetse na cryptocurrencies. Tugenda dusobanukirwa byicane babyihishe inyuma y'amarido. Uyu munsi ugiye kugaruka kuki kuri Gesara-Nesara, umushinga karundura, umushinga ugomba kuzaba uhindura isi ndetse n'imiterere n'ubukungu n'imigenzereze byose bya economy byose bikaba bihinduka. N'umushinga ugomba kuzaba uhindura byinshi cyane abenshi batagombaga ko batatekerezaga. Umushinga wa Gesara-Nesara aho bavuga ngo prepares for global monetary reset, activate quantum financial system backed by gold and assets worldwide. N'umushinga rero uri kwitegura gukora ikitwa reset cyangwa se gushiraho uburyo bushya backactivating cyangwa se bagashira mu ngiro bagatuma ikitwa quantum financial system ikora KSF. Akaba ari umushinga nanone ubakinzwe cyangwa se wamenyekanye kubera Donald J Trump nawe agiye ashiramo imbaraga cyane, ariko byose bikaba byaratangiye mu 2000 hashirwaho ikitwa Gesara-Nesara. N'uburyo bugomba kuba buri global, noneho aho ibintu byose bigomba kuba bigendwa n'ikitwa blockchain. Uyu munsi cyamaze kuba cyakigarurira isi, aho abantu benshi bakeka ko blockchain ari technology izakora mu ma cryptocurrencies gusa, ahubwo bakaba bashaka no kubyaplayinga mu mabanki n'andi ma system menshi cyane mu buryo bwo kubika amafaranga cyangwa se mu buryo bwo kubika umutungo. Si n'umutungo gusa, n'ibindi bintu byose bikaba byahinduka bikajya kuri blockchain kubera ko yo ari system iri strong cyane. So ni Gesara-Nesara rero irimo kwitegura igiye gushira hanze KFS cyangwa se quantum financial system. Iyi ngiyi akaba ari ishami rimwe ryayo rishinzwe finance, aho noneho ubukungu buzajya bugenda bushingiye cyane cyane kwifaranga, bwose bugomba kuzabwubakiye kwikora nabuhanga rya KFS cyangwa se quantum financial system. Ibi byose nanone bikaba bifitanye isano ya hafi cyane na P network, kubera ko murabizi ko ikitwa P quantum core nayo yamaze kuba yakinjizamo blockchain yabo ndetse babasha kuba accessinga, ariko byose bikagaruka bigahura neza n'ikitwa Stellar, aho Stellar ariyo yazanye uburyo bwo kuba noneho byose byagengwa cyangwa se bigafashwa na mobile phone, izi telefone tugendana dukoresha, akaba ariyo yabizanye. Hanyuma byagaruka kuri P network ikaba yubakiye kuri web gatatu, nayo yihereza imbaraga cyane zo gutuma system yabo itaba yahakingwa cyangwa se ngibe yakinjirirwa, ndetse ari na system yigenzura ubwayo, isi ikaba iyikeneye. So barakubwira rero ko iyi Gesara-Nesara nayo yamaze kuba yiteguye kuba yashira hanze noneho ikitwa KFS cyangwa se quantum financial system, provide hospital beds, stop wealth redistribution for 48 hours and 10 days of worldwide communication darkness, while mass arrests have been completed in several countries. Baragaragaza ko yamaze kuba yatangira iyi KFS cyangwa se quantum financial system yamaze kuba yatangira mu bihugu byinshi cyane. Mwibutse ko igihe ku bantu basoma inkuru, igihe cyanditse ko network ya Starlink ariyo igiye kwimukiraho ubu buryo dukora bw'itumanaho, aho noneho abantu bazaba bakora communication badakeneye umunara, no kuvuga wa munara muturanye ugufasha guhamagara undi muntu. Ibyo byose bigiye kuva none bikaba byahurizwa hamwe, byose bikaba byagengwa na Starlink connection. Uyu munsi connection dukoresha igenzurwa n'ibyogajuru by'aba Israel, ariko ibyo byose bikaba bikenera iminara. Hanyuma barashaka gukuraho noneho iminara, ngira ngo abantu mwasomye inkuru yo kugihe mwabibonye. Hanyuma ahubwo byose bikajya bigenzurwa bikoreshejwe n'ikoranabuhanga rya Starlink, nayo iri connected cyane bijya hafi na P network, kubera ko P network ifite web gatatu. Hanyuma web gatatu akaba ari ikiragano gishya cya internet kigomba kuzaba kigenzura isi. So on Monday January 6 ngira ngo ni tariki 6 nejo bundi 2025, the quantum financial system was activated worldwide as a banking system where being restructured and the quantum financial system took over. Bakabwira ko rero ejo bundi kuri tariki 6 aribwo quantum financial system yabashije kuba yakwaactivatingwa, no kuvuga yatangizwa. Hanyuma
ibyo byose bikaba byaratangiriye muri system zabo aho zatangiye kuba zakoreshwa on Wednesday January 15 2025 18 hours Gesara Global Asset Redistribution freeze is scheduled to begin. Hanyuma tariki 16 15 z'ukwa mbere na 2025 naho nejo bundi mbere y'irahera rya Donald J Trump GCR yitwa Global Asset Redistribution Gesara nayo izaba yatangira gukoreshwa. Hanyuma inauguration day Monday January 20 Donald J Trump azaba ari kurahira the new Starlink satellite system will begin 10 days communications blackout. Ngira ngo mwabisomye mu nkuru z'igihe ko Starlink igiye kuba yatangiza noneho communication. Nibi ngibi bakubwira rero ko Starlink igiye gutangiza communication yayo nayo izaba itangira tariki 20 Donald J Trump akirahira. Documentaries will be shown 24/7 to inform the public about the collapse of the cable and their US dollars. Hanyuma bazakora ikitwa publicity bamenyesha rubanda ko noneho amadolari agiye kuba yavaho. Hanyuma hagatangira ikitwa the independence of the 209 nations involved in global currency reset. Hanyuma ibihugu byose nibwo bizaba bitangiye ubwigenge ndetse banashiraho global currency reset, ifaranga rimwe rizaba ritangiye and the available of long hidden technology including hospital beds. Hanyuma kazaba tangije noneho technology izaramba izamara igihe kirekire. Iyo technology bavuga na yindi ni web 3 yazanwe na P network. Hanyuma on Saturday January 2025 the first phase of wealth redistribution will officially begin. Nibwo noneho hazatangizwa neza gutanga umutungo. Ahanga hasi nshaka kuvuga ko ari Pi network ntago tubizi kubera ko iyi Gesara-Nesara irimo project nyinshi cyane direct benefiting millions of people and marking the beginning of the true community building efforts. Akaba aribwo bazaba bagiye gutangiza noneho community ya nyayo ifite imbaraga. On Monday January 27 2025 hospital beds will begin made available to public bringing hope and healing to the million. Hospital beds ni project bise ko bahise hospital beds nayo izaba itangiye noneho bakoresheje imvugo ngo ni healing the million. Izaba noneho ije gutanga ubuvuzi ku bantu miliyoni nyinshi cyane. So this advanced technology will begin to be deployed initially, prioritizing those with the critical needs and children with the chronic illness. Bakavuga ko iyi technology yo mu rwego rwo hejuru izaba itangije ndetse inashize imbere ibikenewe cyane, inakura abana mu burwayi buhererekanwa chronic illness, no kuvuga bwa bukene abantu bagenda bahererekana. So on Wednesday January 29 2025 treatment centers equipment with the hospital beds will begin operating at a strategic location around the world. None bakavuga ko aribwo izatangizwa ku isi hose muri strategy zitandukanye ku isi yose. Training program will be launched to the trained professional in the life-changing technology. Trump has been working on this hospital beds deploying plan since 2016. Ngira ngo nubwo Trump yatowe bakakubwira ko rero ibyo yatangiye gutangira gukora kuri project when he first took office. Ubwo yageraga muri office on Friday January 31 2025 public demonstration of the hospital beds capability will be broadcast on television around the world, showing its potential to restore health, reverse aging, and eradicate disease. A new standard of health will be set that will define humanity relationship with the health care. Bakavuga rero ko
kuri 31 aribwo iyi projet bise hospital beds izaba noneho yamamazwa ku mateleviziyo n'amaradiyo ku rwego rw'isi hose bagaragaza uburyo ki ije gufasha no gukuraho uburwayi karande aribwo bukene. So an international plan for access the hospital beds will be launched on Monday, February 3rd, 2025, ensuring equitable distribution and use. Leaders affirm that everyone, regardless of their condition or location in the world, has right to heal the recovery. Noneho kuri eshatu akaba aribwo izajya hanze ikalonchingwa nyuma y'uko izaba imaze kwamamazwa igatangira gutanga ubuvuzi ndetse no gukura bamwe muri condition runaka yongera kubagarurira ubuzima. Aho ni kuri eshatu 2025 z'ukwezi kwa kabiri. So on Memorial Day, Monday, May 26, 2025, President Trump will host a major celebration to commemorate the 250th anniversary of American independence. Hanyuma Trump iyi tariki nibwo azizihiza kongera kubaho kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imyaka 200 Leta Zunze Ubumwe za Amerika izaba imaze. Ibi byose rero turaza kubihuza na P network, none bagahita bakwereka Gesara-Nesara, umushinga ugomba kuzaba wubakiyeho isi cyangwa se iyi si dutuyemo ya buri munsi. So ibyo bintu rero bikaza guhuzwa gute na P network? Nukubera ko P network ariyo izaba ifite tekinoloji isi ikeneye uyu munsi, ndetse byose bikazaba bishingiye kuri KFS cyangwa se Quantum Financial System, aho basaba ko amabanki yose ndetse n'ibindi bigo byose by'imari bizimukira ku ikoranabuhanga. Hanyuma byagera kuri Nesara, aho nanone basaba ibindi bigo bikora izindi serivisi nabyo ko byimukira ku ikoranabuhanga. So ngayo nguko tukaba twiteguye kwinjira mu kiragano gishya, kiragano cya tekinoloji nshyashya, ubukungu bushyashya ndetse no kubaho kundi gushyashya. Ni Fyve-tvrwanda. Uramutse wifuje ko hari icyo tukuganiriza kindi kirenze ibi ngibi, ushobora kutwandikira muri comment section, hanyuma ukaba watambutsa igitekerezo cyawe turacyakira byoroshye. Ndagushimiye nkubwira ngo God bless.